Yesu ashimwe inshuti zidukurikiranye hano bari mu migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze n'ubundi ni wa mwanya twumva ubuhamya bw'abantu batandukanye. Tugarutse n'ubundi turi kumwe na mushiki wacu Christina, n'ubundi ubuhamya bwe ku gice cya 4. Christi, turakwakiriye hano muri studio za Gusengerwa. Murakoze cyane. Imana igumugisha. N'ubundi dushimiye abakurikiranye ubuhamya ntibisanzwe hano kuri Gusengerwa. N'ubundi twabwiye ko tubazanira abantu batandukanye bari mu mwuka w'Imana, ab'Imana yakuye kure. Christina we ntibisanzwe, ni inzira y'umusaraba. Ubuhamya bwe nabwise inzira y'umusaraba kuko y'ibiryo ari inzira y'umusaraba yaciyemo. Ariko njya mvuga ngo iyo umuntu atarapfa haba hakiriho ibyiringiro byo kubaho. Iyo umuntu atarapfa, umuntu ashaka guca mu bikomere bikomeye, ushaka guca mu ntambara, ushaka guca mu bibazo, ushaka guca mu madene, ushaka guca mu bintu byinshi nk'ibyo Christina yaciyemo. Abantu bajya baduhamagara bakatubwira ati uriya mwana aho arakomeye, uriya mwana rwose Imana izamushyigikire. Nkabwana Imana irimo iragenda imugira neza, kandi ndimo nagenda mbona Christine uko bwije nuko bukeye Imana igenda indira amateka. Nta muntu uvugira Imana ngo akomeze amere kwa kundi. Uvugira Imana, Imana ikagenda iguteza intambwe, tuva mu bwiza tujya mu bundi mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze rero nshuti zacu, kandi tubashimira comment zanyu, tubashimira ababona video zacu kuri channel Gusengerwa, mugahita mukora subscribe. Ni byiza cyane, Imana ibaho umugisha, kandi n'abatari ariko nange mu bikore n'ukuri ni byiza cyane, Imana ibaho umugisha. Inshuti zacu ziri hanze, Denise ndagusuje cyane aho uri muri Amerika, Imana ikugire neza kandi iri kumwe nawe. Inshuti zanjye zinkurikirana ku rubuga rwo gusenya Yeriko, abo barizi kandi tuzi ko Imana igindura amateka. Namwe ndabashuje hano mu izina rya Yesu. Nzi ko mukurikira Gusengerwa kandi mukaduha na comment nziza. Imana ibaho umugisha. Tugiye kwinjira mu mwene n'ubundi dusenga Imana, twinjira mu gice cya 4 cyo kumva ubuhamya bwa Christina ahantu Imana yamukuye ku gice cya 4. Hanyuma uyu munsi niba n'ijambo rihari rivuge nta kibazo, ndarivuga rwose. n'indirimbo zihari uzivuge. no nafashe gitari de nayifashe, hari impamvu rwose ufashwe nta kibazo. Ahangaha mu Gusengerwa twemera ko umuntu afashwe, ufashwe nuko Imana uzo nahanure. Numva n'icyo muko Imana yakubwiye rwose ukivuge nta kibazo. Hano ni biremewe. Hari igihe umuntu ashaka kuza akavugira Imana agaceceka ntagere ko ujye uvugira Imana nta kibazo, biremewe kuvugira Imana. Hanyuma reka dusenge. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye imirimo ikomeye, tugushimiye uburyo wabanye natwe, tugushimiye uburyo warinze Christina, tugushimiye uburyo natwe waturinze, tugushimiye uburyo urinze abantu bose badukurikirana, inshuti zacu zidukurikirana ziri mu migabane itandukanye y'isi, abari hano mu Rwanda, abari hano mu mujyi wa Kigali. Mwami, tugushimiye badukurikirana, abari hano muri Kicukiro, abari i Nyamirambo, abari i Remera, abari Gacuriro, bose ubaho umugisha. Hanyuma Kristo umugisha umuntu wese uri ku migabane itandukanye y'isi, kandi turasenga umwuka w'Imana ganza muri kano kanya, twinjiye mu mwanya ukomeye wa 4 ubuhamya bwa mushiki wacu bukomeye, ahantu wagiye muvana ibyo wagiye musimbutsa amakuba n'ibyago, ahantu wagiye umugeza, kandi ku uyu munsi waramurinze, akaba ari mavuga imbaraga zawe, akaba ari mavuga imirimo ikomeye. ubishimirwe. Hari umuntu, hari abenshi bapfuye, hari abibagiranye, hari abatakiriho. Tugushimiye uburyo wamurinze, uburyo ubanye nawe. Nuhabwe icyubahiro Mwami, ngaho tugereza muri byose. Mufashe agiye kuvugira, ureke umuntu wese wumva ubuhamya afashwe, ndetse natwe tugumva dufashwe, ndetse n'uri kuvuga n'afashwe nabwo. Urakoze utakubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Kristo, tuguhaye ikaze na karibu hano ku Gusengerwa. Murakoze cyane. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko
ariko nzi ko nzabimenya ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo we ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ngo iby'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana kandi we kandi nk'ukweri yajyanywe n'ingoma nanjye uko nibwo nzava mu isi mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru 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 mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru. Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ngo mfite umugabane mu ijuru. Hari byinshi byatumye tuba nka Pawulo wavuze ngo iby'isi mbibona nk'ibibambwe nanjye bikandeba nk'ubambwe. Uyu muririmbyi yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Yari ari mwiyerekwa, abona umugabane wo mu ijuru, abona ni ikintu kiremereye, yumva yujurwa ibyiringiro akiri muri iyi si. Iki ni igice cya 4 tugiye kuvuga cy'ubuhamya bwanjye. Iyi ndirimbo imaze iminsi iri kumfasha cyane. Hari amagambo dusanga muri Yesaya ari kumfasha hamwe n'iyo ndirimbo. Abari kudukurikira, abari gukurikirana gusengarwa, namwe bibabera inkomezi. Hari ibintu byinshi umuntu aba yaragiye anyuramo, ariko hari n'igihe ageza kumva afite ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Izina rya Yesu ni rya zina tuvuga tukabohoka imitima, ni rya zina duhungiramo tugakira, ni rya zina tuvuga tukuzuzwa imbaraga, ni rya zina tuvuga tukagaburirwa twari dushonje. Yesaya ibice 52 ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 8. Aravuga ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu, umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohora ingoyi mw'ijosi ryawe mukobwa w'Isiyoni wanjye. Mukobwa w'Isiyoni wajyanwe ari imbohe, kuko Uwiteka avuga ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza mutanze.
umwami Imana iravuga iti, ubwa mbere abantu banjye baranamutse bajya muri Egiputa basuhukirayo. Abashuri barabarenganya babahora ubusa. None ndagira nte, niko Uwiteka abaza, ko abantu banjye banyazwe ari nta mpamvu? Ababategeka barabasakuza kandi biriza umunsi batuka izina ryanjye, niko Uwiteka avuga. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye kuri wa munsi bazanyweho ko ari njye uvuga. Dore ni njye. 7 haravuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza. Amen. Ni byiza ku musozi, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma. Haleluya. Ijwi ry'abarinzi bawe baranguruye, baririmbira hamwe, bazamwirebera ubwabo. Haleluya. Aya ni amagambo ari kumfasha, ntabwo nyavugaho umwanya munini, ariko urumva ko nayo harimo amagambo akomeza. Harimo amagambo y'inkomezi, harimo amagambo y'ukuntu Imana yagiye igarukira Abisiraheli ibajyana kubatuza ku musozi wa Siyoni. Rero ubuhamya bwanjye nacumbikiye nkimara kuva mu rugo ngiye kuba Igahanga nahamaze imyaka 2. Nkihagera nagiye mu bukode bw'inzu y'ibyumba 2 na salo ku 7,000. Nkihagera nayo ndatangira nkajya nyabura. Ubwo wa mudamu nigeze nababwira waroze umugabo wanjye wamuraruye, umugabo ariyemeye kujyamo 30,000 bya buri kwezi by'indezo z'umwana. Ngewe njya muri iyo mibare mbona 7,000 by'inzu, mbona 5,000 cyangwa 6 by'umukozi. Nanjye kuko nakoraga utwo twuga two gushakisha nkasuka abantu, nkabuvuga nti ntago nzajya mbura ibyo turya. Nimba bazajya bampa 30,000 nzajya nishyura mw'inzu, andi nyishyura umukozi, udusaguse ntuhahishe. Ariko burya ibintu byose uko bitekereza siko bigenda. Nabaye nkimara kwimukaho, wa mugore ajya mu matwi umugabo wanjye aramubwira ati, umwana utaratangira kurya ayo mafaranga ni menshi. Anshyira ku 10,000. Ku 10,000 nabyo nyine ndabyakira kuko ntacyo nari gukora. Nkumva rero no kujya kumurega ari wa muntu udatuye, ari wa muntu akaza akora nejo yakavamo, nkumva kujya muri stress zo kumurega. Buryo ugiye no kurega umuntu aranavuga ati nge nzajya mbona 2, kandi ugasanga bya 2 n'ubundi ntanabiguha, nta kintu biri bumari. Rero ubuzima nabayeho numva nta muntu twagirana ibibazo, ngo nagiye kwirwa ndega umuntu ngira gute. Kuko mu bice byabanjije murika ko nababwiye mama ukuntu yambwiye ati, umuntu wijya kumurega se wuriya mwana mukuru, ati wijya kumurega iyo ugiye kurega umugabo mwabyaranye uba ugiye kwishyira hanze. Rero ako kantu kawusa nk'akantu kanyinjiyemo kanambamo, kugeza n'isaha simba numva ko hari umuntu nshobora kujya kurega, ngo mba numva nyine ubwo ibintu nimba byanze nkanakwihorera nkakomeza ubuzima. Kuko niko nteye, ntago njya menya gukurikirana utuntu twose. Rero naramwihoreye 10,000 akajya bimpa, yabibona nyine nkabona arampamagati ngo inubifate, nkagenda akaba ari byo nishyura inzu, akaba ari byo rimwe na rimwe hakaba ubwo nabonye umukiriya wo gusuka amafaranga menshi i Kigali, nkishyura inzu nkanishyura n'umukozi. Rero umwana yamaze kuzuza nk'imyaka 2, yamaze kuzuza nk'imyaka 2 n'igice, mba muri iyo nzu y'Igahanga, nyivamo ngeze mu amezi 2, 14,000 ndabibura. Urabibura? Ndabibura n'ukuri.
ndabibura ndeba kubwira mu rugo mama nawe ari pararize akeneye ibintu byinshi ari njye mukuru mu rugo ahubwo ari njye wakagombye kuboherereza nabyo bikantera isoni nuko ndangije nza gushaka iyindi nzu bandangira indi nzu nyinjiramo ari 7,000 Imana rero nubwo waba udaheruka hari kuvuga mwami Yesu ariko kubera ko ibigufiteho umugambi mwiza igira gutya ikagucira inzira ikaguha amana ngiye kumva numva umuntu aramamagaye ati se aturi hehe ko hari umuntu wampaye nimero zawe nguzi gusuka ndamubwira ninjye mbigahanga yari atuye i Kanombe ndangije arambwira ati mu gitondo uzunsuke naragenda musuka marasta hari utuntu bita marasta duto muri saro badusukira iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ariko ngewe nadusukiye umunsi umwe naramubwiye ntibyambera byiza nje mu gitondo hakiri kare saa moya tukaba dutangiye nukuri Imana igitanga ititaye ku muntu uwo ari we yampaye gusuka vuba vuba namugeze saa 3 z'ijoro murangije umutwe wose ubwo namamagara ntitwari twavuganye n'ibiciro agiye kumpa 18,000 arambwira ati ni 15,000 n'3,000 tege moto dore burije ayinza barabonetse ndangije ko nari ndashatse inzu y'icyumba kimwe na salo navuye muri ayindi y'ibyumba 2 na salo umukozi nari mfite nari maze kumwohereza iwabo ndangije ndavuga ntireka nshaka inzu y'icyumba kimwe na salo wenda nge n'umwana wanjye abantu nzajya mbabwira baze basukire mu rugo amenyereze nuko ndangije umwana ndamwohereza nshaka inzu ubwo mvuye muri iyo nzu yari irimo agasima irimo n'agacanga ariko kubera ukuntu numvaga nyiri inzu muri mwamezi 2 nkumva ubwoba nimba hari ikintu kibaho kijya kimpangayikisha ideni ry'umuntu ideni rirampangayikisha sindyame rirampangayikisha ku buryo no kurya bishobora kunanira su kwirarira cyangwa ngo niyemere kuri cano n'inshuti zanjye za hafi ziranzi baranzi nimba mwatse amafaranga ndamubwira nti kuwa 4 nzayaguha kuwa 4 nkaba ndi neza ndi siri kwa ayo mafaranga nzaba nayabonye iyo numva nta hantu nyateganya rwose ubwo ikintu nayashakiraga ndakireka aho kugira ngo njye kugirana n'abantu ibibazo ntinyideni mu bintu bibaho ndangije nyiri inzu nari namaze kubona iyo nzu yindi uwo mukecuru waho rero navuga ko ari nk'Imana yabikoze nagiye kureba uwo mukecuru mfite 7,000 nkabona nyiri inzu sindi bumwoherereze bya 7,000 atanageze byibuza mu mezi 2 murimo ndangije wa mukecuru nari nasize nyamwishyuye mvuga ngo ubwo nyine urumva nari ngiye kuba umuhemu w'14,000 mvuga ngo ndibwimuke nimugoroba inzu namaze kuyibona mu gitondo mvuga ntazaza nyine asange narafunze imfunguzo nzazikisigira abaturanyi bo hepfo abarindaga iyo nzu ye ndangije uwo munsi ndibwimuke nimugoroba nibwo umuntu yampamagaye mpita mbisubika kwimuka mu gitondo ndazinduka ndirukanka njya gusuka ntahana ya mafaranga nyegejeje mu rugo nsanga wa wundi naraye nishyuye nari nahaye make ya 7 ndavuga natambona wenda ko njagaraye ndavuga ni n'ubundi ni karitsiye zimwe nta karitsiye mvuyemo ntandi zose ni mu mudugudu umwe ndagenda ni muri ibintu byanjye muri iryo joro natashye ndaryama mu gitondo nditegura ni muri ibintu byanjye gake gake wa wundi wa mbere ariko aramwishyuye ya mafaranga nayamwishyuye maze kuva mu nzu ye ndamubwira rwose nanamusezera ya mafaranga ndayamwoherereza arambwira ati se niki kikujyanye ndamubwira inzu y'ibyumba 2 na saro kuyiraramo ndumwe nabonye bintera ubwoba nuko aho handi rero nagiye umukecuru nahasanze yambereye umubyeyi yambereye umubyeyi hari abantu beza babaho yambereye umubyeyi nta yibera aho ngaho yinywera akayoga rwose yibera mu isi ye nta bintu byo gusenga ntaki arangije umukecuru iyo nzu ye nyijyamo ifi ari ibyo ndahantu hose ndangije nenda kumaramo nk'ukwezi
mbona akaraka ko gusuka umumama n'abana be babiri. Icyo gihe nakuye hafi 28,000. Ndaza mpita ngura umufuka wa sima ndamubwira basi unsigiremo agacanga ku bikuta. Arabinkorera ansigiramo agacanga ahantu hose mu gikuta kuko namubwiyaga n'ubuse inzoka nizangwaho. Mbese mustikeri yahoragaho ntiyajyaga ivaho. Imana ikura. Ubwo ndimo nibaza inzu y'ububirindwi inzu mu mujyi wa Kigali. Christina wicaye hari igenge nsubiza amaso inyuma nkavuga nti ishuri ry'Imana n'ukuri ni inzu y'ububirindwi hajyamo matora imeze ite. Yari icyumba na saro. Imana ari igwaye. Yari icyumba na saro. Naraguze udutapi narashashemo tuno dutapi tunyerera. Nuko ndangije mbonye udufaranga ndamubwira rero nkiriramo basi uducanga hejuru kuko natinyaga ko inzoka cyangwa imbeba zazajya zingwaho usibye ko nta n'imbeba zahagwaga. Nuko arangije umukecuru aranyumvira ashyiramo agacanga haciyeho igihe nawe sinzanu yakuye udufaranga mu dutsinda tumwe tuba mu makaritsiye anshyiriramo agasima mo hasi. Mbaye umusirimu. Rero muri ubwo buzima nabaye aho n'uwo mukecuru iyo namusigiraga umwana wanjye numvaga ari nka mama musigiye. Niyo yinyweraga agatama yasindaga ari n'umwana wanjye ku mugongo. Nkaza nkasanga aho yicaranye nawe. Hari abantu basinda ariko bafite ingeso nziza. Aho aguye akagwana nawe. Yamukundiraga ko yari afite undi mwuzukuru basa. Badasa barangije abantu bo muri karitsiye bati uriya n'umugore wa muhungu uriya mukecuru ati buriya yaje kurerera umwana kwa nyirabukwe kubera ukuntu uwo mwana yasaga n'uwanjye. Iyo rero abuzukuru be bazaga mu rugo n'uwo w'iwanjye baranakundanaga n'igihe nawe yagendagayo akajya kubasura. Umukecuru rero mufata nk'umubyeyi najya njya kugenda nkamusigira urufunguzo nkamubwira nti nasize ntetse ntimuze kwicwa n'inzara kuko nawe yari afite abandi bana bari mu myaka 12 15 gutyo. Abo bana nkababwira ntimwicwe n'inzara nasize ntetse. Nukuri n'umukecuru w'imfura narazaga nkasanga batetse ibyo natetse ntibabikoreho. Tuvuge ngo Imana imuhumugisha. Nukuri Imana imuhumugisha nejo hashize navuyeyo. Kuko mukunda kubi. Nico narigiye kubaza nimba ukimusura nimba Mama Ranzi ntago ari byo nirarira ntago ari byo nirata si imyirato ndi kuvuga. Mama Ranzi nta hantu njya ngera ngo mbure kuhava nta nshuti mpavanye. Uwo mukecuru kuva icyo gihe nahava amaze kudusura kabiri. Yahinze akeza ntashobora kubimara ataje gusura mama. Ashyira mu gatebo rwose akavuga ati ejo nzazinduka nzi Kigali. Sambira abageze muri Nyamirambo avuye Gahanga. Imana igitanga umuryango. Rero uwo mukecuru namufashe nka mama cyane sinzi ukuntu namuvuga. Nejo navuyeyo iyo ndi kumwe nawe banumva umutima wanjye unezerewe. Nabaga nanayabuze akambwira ati rega nta kibazo atujya umenya ko uri umukobwa wanjye ariko ati bise ko nanapfa nkanabisiga nyine ukumva n'umuntu uri aho ngaho ufite amahoro. Kandi izindi nzu yagiraga ku ruhande iyo batindaga kumwishyura yarazaga akambwira ngo ubuse mbigenze gute ngo ngiye kubasohora. Nandekereza ko nanjye ukodesha kandi naramushiramo n'amafaranga y'ukwezi. Hari nk'igihe najyaga nko gusukira nk'ibihumbi 5 nkaza nkabona yose sinayamuha nkamuha 3 nkasigarana 2. Nayazana yose icyarimwe akambwira ati ubuse ati Christian azabona isukari ntihoya n'isukari nta kibazo ntinahashyi Gahanga. Mbese yari nk'umuntu twari tubanye nk'uko nabana na mama mu nzu yari umubyeyi wanjye numva nta kintu na kimwe mushidikanyaho. Mu buzima twari tubanyemo rero Gahanga ntago sinigeze ngirana amatiku nawe. Narakarabaga nkamusigira urugo nageza noneho no kujya mpafunga nkabyihorera kuko ahantu twari turi nta muntu wari buze kukwiba. Ahantu twari turi ni umukecuru ufite ahantu he hirya hari igipangu rero nta hantu umuntu yari kumenera ngo azatwibe.
narigenderaga nkasanga hagaze nko ku muhanda ko twari duturiye ku muhanda w'ibitaka ntabwo ni mukecuru n'indagiye ntusigarana urugo n'umuhungu wawe nkigendera kandi nkumva nta kibazo mfite pe nkagenda nkirirwa nshakisha akabubwo nabonye ibirakaro akabubwo ntabibonye iyo nabaga nta biraka mfite nirirwaga niryamiye nkaryama rwose nkiha amahoro kuko sinakundaga ibintu byo kuvuga ngo ndagenda nta gahunda mfite. Uwo mukecuru rero yambereye imfura nahimutse nza mu kazi mpavuye yararize arambwira ati mama Kristo ati nta wundi mupangayi nzigera ngira nkawe kandi koko ejo yahoze ari kunsetsa ambwira abantu bamaze gusimburanya muri iyo nzu nabayemo ati inzu ntiyigeze ibura abakiriya ati ariko bazamo bakanyambura yibone umwana ati wambabara ukazagaruka ati basi se mbwira nzayikore gute kugira ngo basugaruke ntabwo ubuse nagaruka ndi muri Kimihurura aho nkorera ntago byakunda ubwo rero muri ibyo bene ari ndimo najyaga nsenga Imana uko nshobojwe imbaraga mbonye nkayibwira Imana wambabariye ukazampa akazi byibuza niyo kaba kamemba 30,000 nkakora mpaba ariko akaba ari hafi y'urusengero nkumva mu mutima wanjye n'uwo muhigo mfite ndangije Imana rero yumvise gusenga kwanjye murumuna wanjye yakoraga aho mu bazungu aza kwibonera igishoro ajya kwikorera arangije ati hari ahantu ntago natuma hari undi muntu hajya ati Mutoni navi Gahanga ave muri Bibiliya arimo azajye mu kazi azane Kristiya hano mu rugo ashaka ubuzima nuko navuye muri Gahanga mpakira utuntu twanye twose ntujyana mu rugo ndangije nza muri ako kazi nkigera muri ako kazi rero nakagiremo umugisha nukuri nakagiremo umugisha ni hafi y'urusengero nkajya njya muri Nibature niho mbese ibintu by'Imana birikora Imana itanga akazi birikora yamaye akazi gakubye nka 2 cyangwa 3 ayo nasabaga urumva ko amafaranga menshi ayo wasabaga ayo nasabaga ndangije kandi na akazi kampaye amahoro Imana impa kubana nabo bazungu neza narangiza akazi kanje nkajya kwisengera tukaza duhurira ku gipangu binjira nanjye ninjira ntihagire umbaza ngo uvuye akazi wakarangije nakarangije ku buryo no twabaga dufite ari amateraniro yo kurangiza umwaka yo kuraramo amateraniro y'igaburo urabizi ko habaho iminsi 3 cyangwa iminsi ngaho baba barateguye y'itorero naragendaga rwose saa 2 ndangije akazi nkafunga nkagenda nkajya kwirarira ku rusengero haza mu gitondo nta wumbaza ngo mbese Imana yampaye abazungu iranabankundisha ntanishimye rwose nkakora akazi akabazo k'amatsiko ukakoza imyaka ingahe abazungu mamaze imyaka 2 n'igice Imana ishimwe n'ukura ko ni sawa yahamereye umugisha wayo yaranzahuye nahageze mfite ibiro 48 warasa neza nk'umuntu nyine umuntu uvuye mu kazi nyine nahageze mfite ibiro 48 ariko uko Yesu bugenda bwira bugenda bucya agenda nsetsa hari ijambo nasomye rivuga ngo utwishimisha ibyishimo yego bingana n'iminsi twababarijwemo watubabarije ngo n'imyaka twabonemo ibyago n'amakuba hari igihe ari Imana nawe urabikunda rero munarikunda cyane kuko urumva abiseri basomera jambo bibutse iminsi ya kera bibuka ubuzima baciyemo baravuga ngo twishimisha ibyishimo bari babonye Imana iri kumwe nabo hari ugire ukabona Imana muri kumwe ugahita uvuga tumva ibikomere nari mfite n'ibigeragezo nari mfite mbonye reba Christine uvuye mu nzu y'ibihumbi 7 Christine ufite 40 ngahe Christine watawe Christine umugabo yanze akajugunya agasenda akamwirukana akamwinja akamusambaza akazimwima Imana izahuye Christine arwaje hari ahantu bambajije barambaza ati ura mukobwa ari ihangana bitewe hari ahantu wavuze ngo nimba ari mukura warwaye
murumuna ngo yararwaye ararwarira ku Muhima mama ari CH ngo n'umwana ararwara ubwo ngiye gusubiza umuntu wambajije arambaza ati ngo na mama nawe yararwaye ngari muri koma haramba ngo ntabwo wigeze usara ngo umube wasaze niyo nongo nibazo nawe kuko ni naho wirukanwe nibwo nari ndi muri ibyo nkanga guta umugabo ngo atavuga ngo nataye urugo ayigo data we nkajya mva CH saa 12 nkajya mu Nyakabanda nkaheka umwana nkamanuka Nyabugogo nkatega bisi ijya Kicukiro nkagera mu rugo nka saa 3 z'ijoro nkacana imbabura ngo ntekeye umugabo yanahagera ntabirye uwo muntu yarambwiye ngo afite ibibazo nk'ibyawe arambwira ngo uzamubwire witwaye gute ko yumva agiye kwiyahura ndambwira nzakubaza Christian nagaruka nzageza amazi ibibazo bimwe n'abantu bagiye bambwira nzamubaza ariko ambwira ati wamugire iyihe nama afite yambwira ati uko ubona Christine ameze ndarwaje abantu babiri harimo mama urugo rwananiye umugabo afite undi mugore kandi umugore ndamuzi twarareganye n'umugabo byaranze yamwe ngo amugiye iyihe nama ko ngo abona ukomeye ko hapfuye rero hari ibihe biza ukumva wanasara nkanjye naragendaga nahagarara mu muhanda natekereza mama ukuntu ameze murumuna wanjye natekereza urwobo ruri mu ibere nareba umwana ukuntu ari mu maserumu natekereza ko n'inyuma nta muntu ushobora kumbwira ngo Paul na mama nawe aho ngare na mama araho arembye ku Muhima ndibuka ko byigeze bindenga fukama kuri zira sikariye winjira mu Muhima mwami Yesu mvuze induru ndavuga nti Yesu ubundi urahari ibi biradeka icyo gihe abasekirite bari ku Muhima namaze ibyumweru 2 nsirikira ku Muhima CH ku Muhima CH narira urekaze nugukira ibikomere ndakubwiza ukuri abasekirite bayobeye uko bigenze nanjye ubwanjye sinamenye igihe ibyo nabivugiye kuva uwo munsi bya bindi bashyiraho ngo abantu saa 2 babe binjiye saa 6 bagashyiraho amasaha Christina nta saha nagiraga inkumira ku Muhima cyangwa CH ntayo nagiraga mbese naragendaga isaha iyo ari yo yose nkinjira kuko bari babizi ko nabaye nk'umusazi mwana ko nta matiki nta mafaranga abona ibintu Imana igiye atanga hari inshuti zanjye nababwiye twakoranye muri Simba bazaga kunsura abadivantiste basengana na mama baratugemuriraga bakaza usize 5 usize 2 usize 1,000 ayo yose niyo nakoragamo amatike noneho no muri Nyakabanda ahantu dutuye ni mu banyamashyari ni mu banyamashyari twahageze turi abana bato cyane noneho hari ukuntu Imana ibahisha ikabahisha amaso y'abantu ubwo ho ntago ubundi buhamya natangiye mu by'urugo ntago natangiye byimbitse nyiri umwana muto twabaye tukigera muri Nyakabanda mama ubuzima tubayemo ntabwo yigeze aduha liberté yo kuvuga ngo turajya mu ngo z'abandi kandi n'ubu byankurijemo sinjye njya mu rugo rw'umuntu ntafite gahunda niyo twajyaga gukina n'abandi bana za saa 5 saa 6 zibura twahitaga tujya mu rugo abantu bakabaza mama ariko aba bana wabareze gute kuki badashobora gusangira n'abandi bana mama ati nukuri abana banjye ntabwo ibyo nigeze mbibatoza ni ibintu bibabamo noneho kubera ukuntu ari njye wasaga nkaho ndi mukuru ukuntu twakoraga njye na mama nkiri muto kuko nageze aho hari agasuzuguro nagiye nanga nkiri muto ndangije mbwira mama nti guhera uyu munsi n'iyi tariki sinzongera kujya kwa data wacu umwaka amafaranga 1,500 yo kujya kwishyura ishuri kuko icyo gihe nigaga ku ntwari na murumuna wanjye mama yaratse icyemezo cy'uko turi abakene
turiha icya kabiri. None icya kabiri urumva twatangaga 750. Wumve ngo ayo nayo mama yaryaga yabura. Uwo data wacu wari warayatwemereye nabaga nakubita nk'ibyumweru 2 ndi kuyamwaka. N'umukira afite amagaraje, imodoka agiyemo mu gitondo siyo atahamo saa 6 aje kurya. Iyo atashyemo saa 6 isi yatahamo ninjoro aje kuryama. Data wacu saa 6 arazaga agasanga nicaye muri salo nayibagiwe. Hakaba ubwaza nkarara nicaye muri salo mutegereje saa 4 zagera akagira umudamu w'imfura nkunda. Nawe arabizi ko mukunda mu gihe gikwiriye. Nawe yatubereye umugisha. Mani mu mugisha kuko twayaga tuva mu Nyakabanda nabo ni nkaho duturanye. Tukazamuka tukajya kuvomayo, yaba yatetse yatekaga restaurant. Saa 6 zibura akohereza abakozi be bakatuzana ibiryo mu rugo. Mbese Imana hari ukuntu igitunga abantu bayo. Rero mbona kwaka papa amafaranga 5 ari ibibazo. Mbwira mama ntingiye kuba mama muri uru rugo, nawe ube papa muri uru rugo. Kuko ndabihaza ibintu byo kujya nkumara, kuko narakererwaga saa 8 zangereragaho nyimutegereje kwa byuka. Ubwo yarazaga agasanga nicaye muri salo ntamvugisha, akazamuka akagenda akarya, arangiza ntambwire ngo ntayo mfite ntaki, nkavuga niburara yampabyutse saa 8 asubiye mu kazi. Yamanuka nabwo akambwira ngo kuko yabaga muri etage, yamanuka akambwira ngo ntayo. Nkagera ku ishuri bakankubita nakererewe. Ndangije ngeze bambwira mama ntibindabihaze ndumva mbirambiwe. Kandi niko Christina nteye ikintu numva ntashoboye cyangwa se ndakireka. Mbwira mama ugiye kuba papa muri uru rugo nanjye mbe mama. Nuko nafashe umwanzuro. Christina 2002 2003 ndi mu bantu bacuruje ibisote by'ibijumba ku muhanda, kuko dutuye ku muhanda ahantu haba urusisiro rw'abantu babandi twita imbobo, abakarani. Kuko karitsiye dutuyemo niko harimo abantu benshi bameze gutyo. Rero mama yampaga 5 muri vacances y'ibyumweru 2. Ukajya guteka amasote y'ibijumba. Nkazamuka i Nyamirambo nkagura amabasa 2 y'ibijumba. Icyo gihe basa yaguraga 250 cyangwa 200. Iyo byabaga byahenze yabaga ari 300. Nkagura amabasa 2 nkayazana nkamena mu rugo. Nkagura amavuta, agace k'amavuta kaguraga 4.5 cyangwa 5. Nari mfite imyaka 12. Umwana usubwenge pe. Nari mfite imyaka 12. Ibi mbabwira ntabwo ari ukubabeshya, kuko ibi ntabwo nazano nje kubabeshya nta kintu byamarira. No mu rugo n'abarumuna banjye baje hano babihamye, kuko ndi mu bantu batangiye gukorera urugo ndi umwana. Christine ndeba haburiya niyo mbonye amafaranga, ibintu byo kwiyambika biza nyuma. Nabanje gukemura ikibazo cy'inzara, kuko ntinya inzara mu bintu bibaho. Imana izanayikuriye. Inzara yaranyishe, Imana irabizi. Inzara yaranyishe ndayizi ukuntu inzara iryana. Niyo nshobora no guhura n'umuntu nkahita mbibona ko ari inzara. Atanavuze nari ngiye gutegesha nkayamwa nkemera nkagenda n'amaguru. Ugahita ubona ko ari inzara cyane, kuko ndabizi inzara kugeza aho njya kunyandiye. Uziko inzara yandi aho igahanga nararyamaga. Nkaryama umwana nkamwohereza kuri uwo mukecuru ncunze bahishije. Akaba ajya kurya. Kandi atari uko nakagengwa nabinyimye. Ariko nkavuga nti nge nabwiraga Imana nkayibwira Imana, iyi nzara iri kunyica ndabizi kuzageza igihe ukayirangiza. Nkabyuka nkakaraba nkasa neza, nkajya ku muhanda nkareba ku muhanda ukuntu hasa. Akambwira ati ariko se mama Christian uyu munsi watetse? Ni ejo ibyo natetse ntibyarayemo, nta gahunda mfite yo guteka kandi ntabyo. Papa w'uwo mwana wanjye muto yakoraga aho nshobora kugenda hara muri gari Nyanza nkamubwira nti mpa 1000 njye guhaha. Ariko yarambonaga afite amafaranga, akahereza n'abakomveri n'abaki bose kugira ngo anyereke ko
afite amafaranga, akaba ari wa muntu nanabwira ndetse wagura umwana wampaye 1000 nkagurira umwana yawurute ngira ngo ndebe ko byibuza ampa n'igihumbi akagenda akazigura akazima. Reka mbwira abagabo ko hari abagabo bameze gutyo. Imana turasanga Imana ngo Imana ibahagakize. Uzi ko hari umugabo udaha umugore amafaranga ariko kaba muri karitsiye cyangwa ahantu hose no ku rusenge abantu bamuzi ko ari umuntu ufite, ari umuntu mwiza, ariko atahasiga n'igiciro. Uzi ko umudayimoni ari umudayimoni w'inyatsi buri mu rugo rw'abantu. Uwo rero biba biteye ubwoba kuba umuntu afite amafaranga ukicwa n'inzara unamuhekeye umwana utamubwira ngo mpa amafaranga cyokoze 10,000 bya buri kwezi. Ibyo yarambwiraga ngo uyafate, ariko nageze ndavuga ese bamubwiye ko ampaye iyi noti mu ntoki najya kumurogesha, bamubwiye n'ubundi nta nubwo ajya yibuka ko byibuza yigeze nankunda, nkataha ndi kurira, nkataha mfite ikiniga. Ndibuka ko hari igihe najyaga manuka mvuye muri bisi kubera ko bisi za Royal zo ntago najyaga nishyura kuko bari banzi nta utarunzi kubera uwo mugabo. Bagahita bati ni wa muntu warushye ijya mu modoka. Hari uvuye Gahanga manuka aho nabaga imurinja, hari inzira yo mu muhanda, hari n'inzira ya Kinyarwanda. Iyo nzira ya Kinyarwanda rero nakundaga kuyimanukamo, nkamanuka ndira nkumva najyaga kugera mu rugo numva umutima ubohotse kubera kurira, nkibaza ubundi ubu buzima buzarangira. Nareba gusubira mu rugo nabwo burya ishuri riba ari ishuri ry'Imana riba ari ishuri, cyetse iyo ryitwayemo nabi, kuko ubwo buzima nari mbayemo nari mfite liberté yo kuba nabindaya muri Gahanga kabisa. Nari mfite kuko nawe ubwe yageze ubwaho abashoferi bakorana amanimero yanjye ngo bantereta rebe ko nashoye iy'uburayi, muterete umuburayi ndebe bakamamaga nkababwira nta rukundo rurenze urwo Gerard yankunze mwamugiye kunzanira mwebwe. Nkababwiza ukuri n'ubu harimo nawo tujya duhura bakambwira ati cyeze mfite imodoka yanjye nkakugonga kuko ngiye nta santima za kuko yarampemukiye nsigara mbona abagabo bose ari klaseri imwe ari ugushyira mu gitebo kimwe nkapfundikira. Ndagenda mbyisetingamo mu mutwe nkumva niyo wanyereka ikizi amadolari ukayasuka nkaho ariko nta rukundo rurimo, nkabona nta kintu byamarira. Ariko urabizi uyu nizere ko wakize, urabona wamaze kubona ko ntago ariko bose bameze siko bameze. Narakize uzanamubona mwiza, uracyari mutoya, uzanamubona mwiza, uzamubona mwiza ewana mwiza, tumuzane nangaha asuze gusengarwa. Hari nk'abagabo babi hakaba n'abagabo beza, kandi ubundi nta muntu uba mubi, ahubwo umuntu agirwa mubi na karandezi wabo, akagirwa mubi n'umuco n'imico yakuranye n'ibigaragenderamo. Ariko ubundi umuntu ntago mubi. Hari n'igihe umuntu atamubi n'ibyo byose, ahubwo ejo nabyo abantu ngo hari igihe umuntu amubitewe n'abazima babi. Abazima babi ni umuntu utarapfuye ngo bashingure, abari aho ngaho gusa ashinzwe kubuza abantu amahoro ashaka no kubona uwubatse urugo rwiza agahita avuga ati urarwubatse, agahita ajya gucisha imiti akaroga. Nimba hari ibintu bizengereje abantu ku isi ni abazima babi. Uzi umuntu murwana nawe ukarwana nawe atarapfuye, amenya ko wagiye gusenga, urumva arabenya ko wagiye gusenga, agashyiramo pose y'ukwezi kugira ngo usubire mu ndege nke, wasubira mu ndege nke akongera akaroga. Ubwo rero yitwa umuzima mubi. Narabibonye hari igihe cyageze ndwana n'iyo myuka cyane, ndwana n'iyo myuka mibi. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo ntumenya ahantu ibitero biturutse cyane rwose. Iyo utabaye mu mwanya mwiza rero niho hahandi utangira gucogora. Iyo ucogoye niho za mbaraga mbi zizamukira zikakunesha.
niyo mpamvu iyo dusenga duhozaho, ni nko guhozaho. Nkanjye njya ngo ndakubwira abantu ntihari n'igihe mba nicaye kuri moto nkumva indirimbo iraje nkayiririmba kandi nkanajya mu mwuka nkumva ndafashijwe, nkumva mfite ibineza neza, nkavuga ariko ubundi Mana ubu ntihari nk'impanuka ndinze, nkahita mbyimagina gutyo, nkavuga ubu niyo yaba ihari ntubu nawe guhita mbona ijuru ni tayari kuko nari kuba nejejwe. Hari n'igihe nyicara kuri moto nsenga nkarinda ngera iyonjya nkiri mu mwuka wo gusenga, ugenda usenga, ngenda nsenga rwose, nkanasenga no muri kasike nkasenga nkumva kandi mfite ibihe byiza. Buriya naje gusanga iyo dusenga hari imbaraga tunesha cyane, iyo turangaye gato ziratuzukana. Iyo zituzukanye rero zizuka zifite imbaraga zindi, zifite izindi mbaraga ziteye ubwoba. Noneho rero niyo mpamvu iyo dusenga duhozaho. Buriya iyo hari ibihe byiza umazemo nk'icyumweru uri mu bihe byiza, ni ukuri imbaraga zikazuka mu kindi cyumweru ntizigukoraho, ziraza zigasanga uraryamye urasinzira uriziguye, ariko ufite izindi mbaraga zikugose zo muri cya cyumweru wizigamiye. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu niyo ndi mu babyeyi wacu cyangwa se ndi mu materaniro, ndababwira nti nimba ari ugusenga senga, mbese esheki yose uyimaremo, ubwira Imana uti wambonye, nimba ari umudiho uwudihe, uyibwira uti Mana uyu mudiho uwurebe ku itariki, kuko nigeze ndira amarira umubabaro, ndarira ndangije bukeye njya gusengera ahantu, Imana ihita imbwira ngo kubwuko nibutse umudiho wandihiye muri cya giti kiri ku rusengero mu butayu bwo ku rusengero. Hari imbaraga turwana nazo tutazi, ziba ziri ahantu tutazi ariko zitureba, twebwe zitureba. Niyo mpamvu Christina ku rusengero ngira ipendo ngendana, ipendo rimwe ryo mu rusengero. Nararyamye numva nari maze igihe numva ndishaka, ntega moto ndagenda njya mu Gakinjiro ngura y'ipendo, ndongera ntega indi moto ndagaruka, ari ipendo rinjyanye mu mujyi mu Gakinjiro. Ipendo abapasiteri bo ku rusengero rero bo banyise Gapendo nyine, kuko bajya bambwira ati ibingibi tubiheruka kera tujya kuvuna insengero, tujya kuvuga ubutumwa kera mbere y'intambara. Ati none uri umukecuru uri nanjye Agapendo ndagakunda. Bese nzatumira undi mu papa nshuti yanjye tuvugiriza abantu udupendo, uzamubwira se nanjye nzani yanjye. Ikibazo nuko tuzasirimba kamera tukayituritsa, tuzasirimba twicaye. Rero hari imbaraga turwana nazo tuba tutazi, ariko zo zitureba. Niyo mpamvu iyo ubaye mu mwanya umwe ugasenga uhamye, wamaze kumva ko ijuru muri kumwe, connection y'ijuru yifite, senga, kuko ya masengesho buri busengera aho ngaho ashobora kukurinda ejo n'ejo bundi buriya. Njye narabibonye, hari igihe cyageze nterwa n'ibitero, namaze nk'iminsi nk'itatu ndi gusengera abantu, ari abandi bantu babanyohererejeho, naho kumbi buriya reka nkubwire, abakozi b'Imana tugira ibintu byinshi twihanganira cyane. Hari ukuntu Christina ashobora gusengera umuntu bikananira, cyangwa nkanabona nta mwanya, cyangwa se nkabona imbaraga ndwana nazo zirandemereye, nkaba ndamukoherereje. Mu kumukoherereza ntabwo wowe uzi ikirere icyo ari cyo, ntabwo upfa kubimenya. Rero muri icyo gihe nasengera abantu nka batatu neza, numva ndazahaye, numva ngeze kuri ya etape nshobora kuryama ngapfa. Noneho ikintu cyantunguye ni iki, nuko umuntu yahamagara arambwira ati ariko ati ubundi hari ibintu urwana nabyo wowe utazi. Ati njyewe nabonye uri kurwana n'imbaraga mbi ziteye ubwoba, nanjye ubwanjye iyerekwa nabonye sinshobora kubyinjiramo. Ati wowe ibyawe biri ku musozo, uri kurwana n'abantu bari kukuzanira ibindi biteye ubwoba, wabanje ugasengera ibyawe
bikava mu nzira ukabona kwinjira mu mwuka wo kujya usengera abandi bantu. Ati kuko nujya kwita ku by'abandi bya bindi byawe uzaba watije umurindi shitani ibizamukiremo bisubira inyuma, nurangiza ujye muri bya bindi byo kurwana na za mbaraga zabariye. Ati rero ati ngiye numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo ugende gake ugabanya abantu uri gusengera, ubanze usengera ibyawe bive mu nzira. Kandi zavuga nese Imana ko nakubwiye ko mfite inzara n'inyota byo kugukorera no kugushaka, kandi nkaba numva ndyohewe nabyo. Nubwo rero aba bantu ugira uko bigenza, gusa ndashima Imana ko abo bantu nubwo bari babanzanyeho bimeze gutyo, ndi kwakira amashimwe yabo yuko hari impinduka, hari iby'Imana iri kugenda ikuraho. Nukuri uzasengere mwene so, usengere umuntu wese utitaye ngo yambaye ipantaro nziza cyangwa yambaye ipantaro mbi, usengere umuntu utarobanuye ku butoni. Nk'ubwo njyewe Imana ihishura uwo muntu yagiraga ngo inyigishe ubundi bwenge, ariko nanjye narayibwiye niko hari ibyo nagambiriye kuri wowe, ntagambira ko nzagukorera ibyabo bikemure abangaba ndahita mfatiraho feri rwose, ariko ntibagende gutyo ngo mbareke gutyo. Ni kuko kuba banjeho nuko bazi ko hari Imana iri muri njyewe. Niyo Mana iri muri njyewe rero iba itagize byibuza n'agacu ibaho ntiyabisebye. Nuko nayibwiye mu isengesho nasenze. Buriya njye nkunda kuyibwiza ukuri. Hari abantu bambwira atari kubundi kwizera kwawe kumeze gute. Njyewe Christina nandika muri agenda yanjye, narangiza nagera hasi ku musozo nkandika izina ryanjye nkasinya, namara gusinya nkandika n'izina ry'Imana nkayandikira nkayibwira Imana nubwo ngwino nawe usinya hano mu mwanya wawe utereho nakaje. Kandi nkahita mfunga ya agenda yanjye nkumva ko ibyo bintu Imana yabyumvise, nta nubwo nongera kubisengera. Mba numva ko byavivuwe, ubundi ahasigaye ndicara nkategereza. Nuko kwizera kwanjye, mbese hari abantu bajya bambwira atari ubundi ibyo bintu birakora. Ibyo bintu ngo wandikiye Imana, ni ngenda yandikira ni kuko babizi ko ndayandikira. Kwandikira Imana bibaho. Rero hari utuntu abantu benshi tuba tutarahishurirwa kandi twingira akamaro. Nkanjye ako kantu rwose nk'iyo numva hari ikintu ntafitiye imbaraga zo gusengera, nyibwiza ukuri, nukuri nyibwiza ukuri ko nibyo nkayibwira nti rero nkandika, kandi ubwo ndimo ndanasenga byose nkabyandika, byatwara page imwe, byatwara page ebyiri, byatwara page 3, nkabyandika nangiza hasi nkasinyaho Christina n'Imana nkayishyiraho ni ngwino wisinyire mu mwanya wawe. Ubundi rero Christina, ubundi hari ukuntu Imana iramira abantu. Uyu munsi ntabwo usanzwe, ni umunsi udasanzwe. Umunsi ni umunsi udasanzwe, bakamera rwose ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ntabwo hari iminsi igiye itandukanye. Yego. Ni nayo mpamvu iyo umuntu atanga ubuhamya haba harimo ibintu by'Imana, bisaba kuba uri ufite n'umwuka w'Imana. Yego. Ufite n'impano z'Imana, nabyo biba byiza kurushaho. Ufite n'ijambo ry'Imana. Bivugiye iki? Ndagira ngo duhumurize umwana kubera ko burano ubutumwa Imana iguhaye, kugaruka mu gice cya mbere ukamanuka hasi ukavuga uburyo wotsaga ibijumba ufite imyaka 12. Ntabwo ari ibintu byari byizanye Kristo, ntabwo byizanye, ahubwo reka mumurize umuntu. Buri hari ibintu Imana izana ukibaza kukibije. Njyewe iyo abantu batanga ubamya ntega amatwi, ariko nkajya numva n'icyo umwuka w'Imana ambwira, kubera ko gusengarwa iri hano ari amasezerano. Ntabwo iri hano nka business, oya, iri hano nk'amasezerano, kuko gusengarwa yagiyeho n'ubundi ari nzi ko ugomba kuzajyaho, kuko na amasezerano Imana yaduhaye. Ndagira ngo mbwire wo mushiki wanjye nkuko uri mu buzima nk'ubwo Christina arimo afite imyaka 12, ntabwo yiyahuye, yarahagaze azi ibicyuho cya papa we, siko meze, azi ibicyuho, amenya guteka ifiriti. Nta nubwo amavuta yaguswikaga,
ntabwo yigeze ntwika n'ukuri. Imana igirinda abana noneho imbabura ayijyana ku muhanda, ndahamya ko atari mu rugo, ni ku muhanda 12 nta joro ridaca. Imana ishimwe, reka nta joro. Umva wowe udukurikiye, wowe pfubyi, wowe ubabaye, wowe hamwe ubuzima buryo umuntu agashaka kwiyahura, ndakamubwira ntukiyahure, nta joro ridaca n'irya Kristina ryarakeye. None se mu myaka 12 umuntu agacana imbabura ku muhanda, akamenya gucuruza ibijumba by'amasote, akamenya kubigurisha, wagize uyu munsi Imana ntiyari izi ko azabikubwira uyu munsi ugafashwa ugakomera. Imana igufiteho umugambi wowe udukurikiye hano kwisi. Imana igumugisha kumva umwuka w'Imana. Noneho ndanyabona tugaruke kundi muntu no twari turi, mwibutse ko twavuye kuri Kicukiro, nkugarura ku muntu watanze icyifuzo avuga ngo witwaye gute, wahagaze gute, kuko ufite ubuhamya bwinshi cyane hahise hazamo, wahise wibuka n'iminsi ya kera, uhita wibuka ibi bintu ni ibikomere. Iyo ubona ngo abantu baturika imitsi mu mutwe, hari igihe umuntu agira ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu ariyahuye, hari igihe agira ibintu byinshi cyane, byamara kuzurana, ubundi kugira ngo umuntu akire nuko avuga. Niba ukurikiye gusenga rwa, ukaba uri muri iki gihugu cyangwa ukaba uri hanze, ukaba uri muri East Africa, uteguze hano mu gusenga rwa, tuguha umwanya uvugira Imana, utanga ubuhamya, uzakira. Hanyuma uyu muntu ndamye neza ko nawe dukurikiye, cyangwa se azanabona n'iki cyisho cya kane azakibona. Wabashe kugira imbaraga, urakomera, niko mbyumva, urakomera, ugwaza abantu 3, urakomera, urugo narwo rusinziriye, urakomera. Nubwo ariko haranageze bikomera, hari ahantu ngo wapfukanye umuhanda, ni warugeze wapfukanye umuhanda, bigenda utegamwa. Niho naringeze ni gusubiza uwo muntu. Hahita hazira erega ibyo kwa Yesu nyine mujye mwihangana nuko bimeze. Niho warugeze umusindane kugarura, warugeze ahantu upfukamye mu muhanda. Nakubise ivyara kuri zira sikare zo ku Muhima. Mvuze induru kuko numvaga ubwonko n'umutima bigiye guturika. Mvuze induru ndavuga nti Yesu ntubundi uburambona, ni iki cyatumye undemo? Mbese nabaye nka Yobu ari kubwira bariya ziriya nshuti ze, ababwira ngo ziri kumubwira ngo nihakana Imana yiveho, ngo ziri kumusubiza ngo nayihakana yiveho, n'umugore waza amubwira ngo nave ku Mana bundi biki n'ibiki. Nanjye hari aho nageze mba nka Yobu, ukuri mbaza Imana n'ubundi kuki ndi mubiki, kuki watumye mvuka, kuki watumye mbaho, kuki ibi bintu byose biri kunsimbura nawe, kuki numva ndi kwibaza ibintu byinshi. Buriya hari ukuntu umugore aba afite uruhengekero byibuza ibibazo nk'ibyo byamubaho, agahamagara sheri ati noneho ugaturuka ukanarira disi, akaba yanagwake akaguhoza, kuko nanjye nyine nkunda kurira, nigira za emotion, nkakunda n'umuntu mpumuriza, nkakunda n'umuntu rwose umbwira uti Paul. Ariko muri ibyo bihe waramubuze, naramubuze, mbona ntawe ndi buhamagare, mbona ntawe ndi bubwire, numva sindi bubwire na shitani, kuko nabonaga n'ubundi shitani nayo ishobora kubita ndi bunyemere. Ndavuga rero ubundi Yesu rero niwe wandemye n'ubizi. umupfukanye mu muhanda, navugije induru nashiza gutya mu muhanda. Ababyeyi bari hepfo bareba ibibaye ruguru, barangije abasekirite batuye n'umurokore tu, nuko bahise bavuga urokore, kuko ntitaye aho nari ngeze. Narapfukamye mvuza induru ndavuga nari kubundi Yesu nuburanyumva koko. Namaze nk'iminota nk'ibiri mpapfukamye, ndangije ubwo nari nzamutse ngiye gushaka umuti wo gutera uwo mwana wa murumuna wanjye, kuko bari bamukanze imbavu. Umuti nawe nawukuraga he? Kimironko muri farumasi. Mukanda imbavu ni umukozi amukanze imbavu. Ekada nabagome nyine haryo ubwo nabyo sinabivuze. Babaka umuntu ngo bakanze imbavu, nabaganga bakanda imbavu. Ntabwo ari abaganga. Mama baza kumukura mu rugo,
akimara kugwa muri koma. Murumuna wanjye nababwiye ko yari yaraje kuhatindira ikiriri. Hari umudamu wabagamo inyuma mu gipangu cyacu mu nzu y'inyuma. Bari bamaze nk'amezi nk'umunani batatwishyura. Noneho nge Christina nyine ndi umugabo nkaba n'umugore. Yes, iyo bigezaho bikomeye ndahaba kandi nkahagarara kigabo. Ndangije ubwo mama yahoraga ku kagari ku murenge nkavuga ari kubundi niki cyabuze ngo mubasohoremo hano. Ntese nuko ntaba hano niyo mpamvu abantu babasuzugura nkumva nyine sinzi ukuntu nge ndi kubyumva. Ndangije uwo munsi rero murumuna wanjye ahereza wa mudamu wa mu gikari. Amuhereje wa mwana yarari urumva iyo bari abambiransi iyo baje gutwara bazana agatanda barambikaho umuntu. Kubera ko mama yari yagize hypertension izamuka urumva yarari gukubita ameze nk'umuntu uri gusamba. Rero afasha abo baganga kugira ngo bamushyire ku gatanda. Undi ahita amukonyora imbavu. Wa mugore kwa ruhinjego amukonyoye imbavu. Ngewe nyine nari nkiri muri Kicukiro niteguye isabato kuko hari kwa gatanu. Ndangije barumunangi barabimbwira ndababwira mwebwe turahurira CHK. Ubwo nibwo nafashe moto ndagenda umwana ambulance murumuna wanjye wundi ukurikira uwo nguwo wabyaye. Niwe wajyanye na ambulance na musaza wacu mutoya nibo baherekeje mama. Noneho undi mudamu w'umushuti wacu duturanye nawe yarahari. Wa mudamu ahita amumuhereza. Amumuhereje kuko nawe ni umuntu ukuze ahita abwira Clemence ati se Clemence ati uyu mwana ko ari kwana bigenze bitebyewe. Baba bahamagaye undi mupapa duturanye ruguru nawe njya musabira umugisha. Maridadi nawe njya musabira umugisha. N'umudamu njya mbasabira umugisha kuko bari mu bantu batubaye hafi. Bifatika bibaho. Gatesi n'umugabo we Maridadi ni ukuri. Imana ijye bampera umugisha ndawubasabiye. Batubaye hafi kuko muri icyo gihe cyo kubyara umwana wanjye wa mbere uwo Maridadi umugore we yagiye kumubyutsa aribwo akiva isafari. Araza njyana kwa muganga ananiwe. Abantu bakeneye mama agenda amwirukanyeho yarageze ku muhanda abona imodoka ye atireka njye kureba papa Shema ko hari. Agezeyo akibikubita umugore ati niyo yaba asinziriye ibyo gupfa ntazabyuka mujyane. Aramanuka uwo Gatesi we mukunda kubi kuko yaraje arambwiye ati mwana wacu nikigufata uhagarara ushinyirize nyakabandi tatwota. Ni umubyeyi nkunda cyane na murumuna we bitangabire ndabakunda cyane kuko barabizi ko bamba ku mutima. Mane bamugisha n'ukuri turabashuje. Barangije uwo mugabo niwe bahise bahamagara imodoka yari iri ku muhanda. Ambulance ijyana mama n'imodoka ya Maridadi bajyana uwo mwana wa murumuna wanjye Kabusunzu Centre de Santé. Bikubise Centre de Santé bahita bavuga ati umwana hano ntitwamwakira transfer no kumuhima. Ako se uyu muntu ufite abadayimoni w'umuzima mubi ubonye abantu bararembesheje mama wawe ari gusambagurika aciye muri umyakanzu. Babyeyi mudukurikiranye mufite uduhinja babyeyi mukurikiye gusengarwa mokabyara. 2016 yambereye amateka. 2016 yambereye amateka ntashobora kuzibagirwa. Nibwo ibyo byose byabaye murumuna wanjye ajya kumuhima natwe tujya CHK n'amashyari yo muri quartier yacu nsanzwe nzi. Ntawe nari kubwira ngo udutekere amazi utuzanire ntawe nari kubwira ngo udutekere igikoma utuzanire. Ndibuka ko najyaga n'uwo mugabo wanjye ntitwavuganaga ariko narazamukaga twabaga Ikarembure. Narazamukaga nkahahira ibintu Nyanza saa 10 haba hari ibintu by'abaturage nkagura amapinari n'ibiki kuko kwa muganga mama twamutekeraga amapotage. Nkabihaha narangiza nkamanuka nkagera Nyabugogo ni Nyakabanda nkateka saa 12 nabaga ngeze mu rugo. Navuye muri Kicukiro saa 11.
nabaga ngeze mu rugo nkateka, urumva natekaga inkono ebyiri. Natekaga igitoki cy'umubyeyi ku muhima, nkashyushya amazi y'umwana, nkateka n'igikoma cy'umubyeyi, nkashyira mu gikapu kimwe, nkateka n'ibindi byo kujyana CH. Nari mfite umumotari nahamagaraga saa 4 nabaga mpishije, nkaba mfashe moto tukanyura ku muhima nkajyana nkasiga ibyaho. Abasekirite babo mbese barambonaga bagahita bafungura nk'abafungurira imodoka ijirira ijanze, nkasiga ibyo ku muhima nkazamuka CH. CH nkirirwayo, uwaharaye yaba inshuti zacu zaharaye nkazisimbura ayo masaha zigataha, nanjye nkirirwaho. Ubwo buzima nabubayemo ibyumweru 3. Ibyumweru 3 mbibamo neza kandi nkomeye. Nanagenda nkajya mbwira, nkumva uturirimbo turaje tw'amazamuka, nkumva ndi kwiririmbira, nkumva mbese ibintu nanirimo, nkumva nyine shitani yarazaga ikanyiba akanya gato, nkitekerezaho bikancanga. Ariko ubundi buriya nta kintu kibaho nko kuzura mwuka wera, nta kintu kibaho nko kugira ngo Imana igusange. None Kristi, umwana yarakize? Umwana yarakize kuko n'abaganga bo ku muhima nibo babibwiye muri umuna wanjye kwa Mukanzimba. Kuko ntabwo cyambere Imana imubabarire, nawe naranamubabariye. Kuko muri ibyo byumweru 3 nari mbayemo gutyo, naratahaga nabareba ukuntu banze kutwishyura, nareba ukuntu nkeneye amafaranga, nareba ukuntu ibaze kugira ngo ugire umuturanyi akukorera ibintu nk'ibyo, ntabe yanafata n'umunsi umwe avuga ati reka nze nirirwane namwe kwa muganga. Ariko se turi kubana, ubuza abana mpita nibuka muri 2019 madame yagiye kurepeta, nigirije akorari, nanjye njya gusenga. Ibi ni ibintu byabaye kuko nyine umuturanyi mubi arazamuka andogera abana, ahera ku mfura yanjye. Ibyo ni byabaye. Imfura yanjye, uwa kabiri, uwa gatatu, n'abana bari mu rugo bose na mushiki wanjye n'umukozi bose. Noneho rumva twari tugituye hano muri etaje. Noneho rero mwana yanjye ibintu byabaye, madame araza arakomanga asanga nta muntu n'umukoma, arakomanga wapi, cyokora akana kari karimo sizi kuntu kazaza musika kozi kazamura ukuboko kafungura karamanuka kikubita hasi. Madame yinjiye muri salo asanga akana kamwe kaguye mu ntebe, akandi kaguye hasi, akandi kubitse umutwe mwibasi. Kumbi nari maze iminsi umuka Imana iri mu abantu badukurikiye. Imana iro kandi ntago Imana izemera ko umuntu apfa gupfa. Niba Imana ifite umugambi mwiza, Imana izakurengera, izakurinda. Ari maze iminsi umuntu ambwira ngo abarozi bararakaye, ngo barakubuze bashatse kukwica bakoresha gisida ntiwapfa, ngo ariko baje kutwara abana bwo kandi Imana ngo nabwo nzabana nawe. Babaramuruje nagiye gusenga, nzanirukanka nagiye gusengera n'umuko w'inshuti yanjye mwita papa, abashyize imodoka tuje twirukanka turaza dusanga madamu wacu abantu bacu madirishya, abantu barabatoranye barora, dusanga abana babaye imirambo bapfu. Imirambo 5 mu nzu. Uravuga none rero madamu wanjye we nasanze n'umubyeyi aducumbikiye nawe yari ahanumye amasengesho, nawe yari arimo gusenga, nawe arimo asenga. Nasanze gusenga no gusenga byabananiye, bagasenga bakarira. Ariko Imana ishimwe, mu ijuru dufite umuntu tuvugira. Bageze numva ifuhe. Uvuze ku Mana, abantu badukurikira bafite abana, mubere maso abana, kandi ni byiza no gusenga, kuko n'abana bazanze baratoye ati twabonye by'ibyanze, ati twabonaga turi kuzenguruka tugira isereri makikubita hasi, etese ati haje umuntu nyine, ati haje umuntu, ati nicyo twaje tubona umuntu nikongeye.
hatinje umuntu hanyuma twamenye twikubita hasi gutyo. Nageze muri saro numva ndakomeye. Bibira numva ijambo rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'utwara. Mbwira madamu, mbwira n'umubikira Imana imumugisha wari uducumikiye, ndababwira nimba batahobutse muri ino etaje ngo bikubite hasi bapfe, akaba ari amarozi, nta n'umwe urapfa. Imana ishimwe. Ndababwira nushaka gusuzugura dayimoni uzamwihanangirize wihagarare ibyo dayimoni umuhe gasopo. Ndababwira barabona ndakomeye, numva parunza yabona ndakomeye. Ndababwira numva aba bana Imana yarabampaye, buri mwana wese mufiteho amasezerano. Aba bana nta n'umwe uraza gupfa. Ndasenga. Sengero wa mbere arazanzamuka, Imana ishimwe. Sengero wa kabiri arazanzamuka, sengero wa gatatu arazanzamuka, sengero wa kane arazanzamuka. Ngiye ngira ifuhe turasenga, abana arazanzamuka. Mbwira batu ibi mvuga nyine niba nawe kweke bazabibona, bazanashana comment n'ibyabaye cyarabaye. Abantu barahurura abantu batandukanye baraza sariruzo. Turi gusenga mbwira Imana abantu umurozi sishatse kuvuga ariko hari ndaharuza hasi yari atuye muri kavi hasi yaho dutuye. Ndavuga n'umwuka w'Imana anyeretse gazi igiye kuzaturika aho hantu. Gazi za Imana ikizakora izamuruka, nicyo kimenyetso. Urumva nari kumwe na nyiri mazu, nabwa ni nyiri mazu. Umuntu gazi igiye guturikana, Imana ikimenyetso Imana ntabwo azapfa. Ni ikimenyetso Imana itanze cyo kugira ngo uyu muntu umuvane mu mazu yawe. Gazi zamuturikana, izaturika sha mu gitondo. Mu ijuru hariho Imana. Amen. Mu gitondo gaze iraturika. Iraturika. Baranyene nta burya ntabwo yo kumuntu guhimukiye nukuru kubigenza. Ntabwo umuyoberwa. Nawe ugatitira uravuga ati agatima gakomayo. Agatima gakomayo burya hari Imana. Gaze iraturika. Ubundi ituritse urumva nyine nta nubwo amubyeyi agombe kumusezera, we yarisezereye. Yaje ndetse mutone ngo ngabarakore baranjengereze pe, ngabarakore baranjengereze. Arahambira ibintu bye arimuka. Abana baba uvuze rero ku cyabana babyeyi mufite abana n'ijuru dufite Imana. Naho wagira gute Imana niyo nyine irera. Icyo kuri ntambwe zawe hariho gufata abana ukabasengesha. Hariho ababyeyi bagira abana ntibabasengesha, ariko intambwe zawe we mu papa we mama ni byiza gufata abana ukabashyira muri saro ukabasengesha. N'igihe utazaba aba bana banjye cyagara ntago ari n'amasengesho cyane, ahubwo babonye bikomeye gutyo bahise uruba bwose bose bujyanye muri saro, ariko bari bicaye muri saro bagiye gusenga, bari batangiye gusenga. Nuko ngo nimba banavuze ngo mwami Yesu, iryo ryonyine ryatumye Imana ibahagarara. Bahise bihuza kandi batoya, umwe afite 11 undi afite 7 umwe afite 11 undi afite 9 undi afite 7. Urumva ko ari batoya, ariko bahise bihuza n'ababiri bakuru barihuza bahita dusenge. Mu gusenga rero birabananira bose bahita bagwa aho ngaho. Ariko uyu munsi ndashima Imana bose ni bazima. Amina. Niba ngoje ngo se uwo mwana yabayeho umva, iyo umuntu Imana yabyanze ikavuga ngo nzabana nawe, iyo Imana ivuze ngo nzabana nawe, uca mu bikomeye, uca mu mabuye, uca mu muriro, uca mu mazi. Simuzatemba nimuca mu muriro ntimuzajya. Reba uburyo uri kuyaga, reba uburyo usa, unarebe nubwo butaye, urebe noneho ukurura upfukanye muri kaburimbo. Wari uzi ko uyu munsi uzavugira Imana? Iyi Imana ivuze ngo zabana nawe igutera inkunga, uvuze aho ngaho bitavuga ni ntago irishimwe naka kutaritambutsa aha ngaho gusenga rwa. Ni ukuri Imana igumugeje. Turikomereje ako karagaciyemo, ariko tunabwira abantu ngo uwo ufite umwana ese waruzi ko umuntu aterura umwana agakanda imbavu. Umuntu aterura umwana yaje kumusura, yaza no kuguhemba. Yaza kuguhemba, yaterura agatora agahinja Imana akaguhaye agahita akanda imbavu. Ariko Yesu ajya agarura ubuzima. Imana igumugisha. Reka twikomereje. Hari akandi kantu
parariza ya mama iriya pararize aracyari pararize yarakize byagenze bite? aracyari pararize kuko hari abadogiteri batubwiye ngo tumujyanye nimba ari za Gatagara za hehe kubera ko ngo ni imitsi iba yarakonje ngo bamuvura ariko twagiyeyo tubajije nansanga ubushobozi ntabwo dusa nk'abarekeye ariko mba numva mfite umutwaro mba numva mama wagiye yavurwa agakira kuko nimba hari ikintu kibaho kimbabaza niwe Imana irambwira ngo izamukiza ikambwira ngo izamukiza ariko mba numva nyine nashyiraho nako ko kumujyana kwa muganga kwese icyose matsiko Imana ntamenye inzira zayo ica mu ntago Imana ica mu biti cyoko nawe yahaca no mu gikuti gihaca umajyane Gatagara amafaranga babacina inkanga baratubwiye ngo byahagarara nko mu 900 urumva ko ari hafi miliyoni kuko baratubwiye ngo kubera ko we ayitindanye yimaranye imyaka 5 urumva ko ngo byasaba imiti myinshi byasaba abantu bamwitaho cyane kugira ngo bazure icyo gihande cyose ubwo rero nyine by'iyi si uravuga uti saving ndebe ko nzagezaho kandi nabwo nkabona kumujyana nta mafaranga ari precise mfite nkabona nabangiye kwishyira mu yandi makesi kuko ninjye mukuru mu rugo urumva izo sharije zose ni nkaho ziba zindi ku mutwe kuko uwo twagafatanyije ari we papa muri bwa buzima nagezemo nkamubwira niwe papa nanjye nkaba mama urumva ni nkaho inshingano ari njye uzifite ubwo rero ariko Imana ifite uko izabigenza agakira anje papa wawe yaritaye yatashye mu 2000 nawe agenda bamuroze nagiye bamuroze Imana ibarinde abarozi mu izina rya Yesu amen gusenga rwacu tuzasora mama tuzasora umuntu wamuroze arangije yaramaze iminsi abwiye mama ngo nagupfakaza cyangwa nkahera ku mfura yawe nkageza kuri bucura yes abarozi bariho tugendana nabo tubana nabo ariko baraturoga ntidupfa mwami Yesu aramuroga nabo byakazamutse ngo bijye mu bwonko asabe byifundikira kuri uyu mutsi wa hano kirabyimba papa rero yari umuntu utajya wemera ko amarozi abaho na mama niyo musaraba natemera ko amarozi abaho ntago bajyaga babyemera bajya CHK bakohereza ndibuka ko bajyaga bajya University Butare icyo gihe byari muri 98 kuko papa yarababaye yapfuye ababaye cyane i Butare nibwo hari hakiza bavuga ngo hari abaspecialiste ku ndwara zose CHK bakatagaho bakajyana i Butare bakazohereza uwo mubyeyi yabwiye mama ko iyo baramuzanye imbere baba baramuvuye ati uyu muntu bamuroze ibitanzania mama papa rero bamujyana kumubaga kuko hari harazemo kanseri bavuye kumubaga ntiyongeye kuvugana na mama ntiyagize gute yahise yitahira rero mu kuvayo ubwo twari twaravuye aho twabaga icyo gihe tujya mu kuba kwa nyogokuru Kacyiru munsi ya Meridie niyo kavukire arangije rero biba ngombwa nyine ko tuguma kwa nyogokuru igihe gito tugaruka muri Nyamirambo rero gushaka ubuzima na mama kuko papa yari amaze gutaha niho rero twagiye niho nakangukiye Christina yabyukiraga ku mugati papa ntiyajyaga atahanye umugati ariko kubera ko twari mu buzima bwiza papa iwacu hahoraga abashyitsi mbona ubuzima burahindutse tugiyemo buriya abantu bajya biringira imiryango bakiringira inshuti n'abavandimwe buriya ngenge nsaba Imana ngo izanyikundire ubundi abisi banyanga bankunda
ibyo ni akazi kabo ariko ijuru ryankunze abisi bankunda. Ya rero icyo gihe nahise mbona ko twinjiye mu buzima bubi. Mama nawe yatangiye acuruza amasamake ku muhanda. Buriya buzima bwo muri Nyamirambo bujya bworoha, umuntu ikintu cyose kize ku muhanda kiragenda, ni nk'ibugande. Rero yacuruje amafi abivamo, ajya mu bucuruzi abuvamo. Ahantu twari twimukiye ndibuka tukiva Kacyiru, umudamu twari twasigiye ibintu byose, garderobe yose yarimo amakoti ya papa n'ibiki byose. Twimukira mu yindi nzira hepfo yayo, twarayeyo. Baraza baratwiba bya bintu byose bya papa, amakoti yasize ibiki byose. Mu gitondo umuntu wari ugiye muri niba turene waje kutubyuza, atubwira ati inzu ko mwaraye murangaje. Tugeze dusanga garderobe niyo yabananiye kuyisohoramo, imyenda yose batwaye n'imyenda ya mama. Dutangira ubuzima bundi bushyashya ariko bukomeye kuko sinzibagirwa, hari umuntu wadutije inzu bita mama Kado, sinzi nimba kibaho, hashize imyaka myinshi. Yadutije inzu y'ibyondo, imvura yaragwaga, tugasasa. Twari dufite igitanda kinini, twese twaryamagaho turi abana 5 na mama. Imvura iyo yagwaga mama yaramburaga yashashe, nkarara kuri uruhande nawe akarara kuri uru. Amazi yose y'imvura, amabati wumve ngo yararangaye. Imvura yahita mama agakubita uruhande rumwe, nanjye nkakubita bikameneka cyangwa nkabirekera hariya. Ubwo buzima nabwo twabunyuzemo, sinjya nkibagirwa ku kantu. Yego, ari amashashi aya yo muri Rwanda fomu manini. Iyo imvura yagwaga twaramburaga yashashe, twashiragaho ishuka n'ibiringiti tukiyoronsa, tukaramburaho yashashe hejuru yanyu mukashira. Imvura yagwa rero yahita, amazi yaretsemo hagati, urabona ko muba muryamye hari nkakubita uruhande rumwe akamanukira kwa mama nawe nyine akarenga kuriya cyangwa akarengera hano. Joro ridacya pe. Aho hantu twarahabaye, tuhava twimukira aho turi ubu ngubu. Tuvuye aho ngaho twahagiye tuhakodesha. Mama ari mu bantu bubatse ziriya ruhurura zo ku isoko i Nyamirambo. Yabonye byanze nyine ajya gushakisha uburyo twabaho. Ajya kwirirwa ahonda amabuye atarabyigeze. Papa yaramuhahiraga yicaye. Urumva twari tugiye mu bundi buzima, ubuzima bujya buhinduka. Rero muri ibyo bihe ako kantu kwiyo nkagezeho mpita nibuka ko Imana igirengera abantu bayo, kuko mama yari atubonye atubabaye. Abanye na papa bari bamaze imyaka 8 barabuze urubyaro. Mama rero abonye papa agiye kwiyakira biramunanira, akayavuga ati nabuze urubyaro, none narindi uboneye uwo nakagombye kubarirana nawe arigendeye. Aturera turi bato kuko urumva papa ngiye yansize mfite imyaka 10. Tuba muri ubwo buzima ariko ndashimira Ihera. Ndashimira Ihera yabanye natwe. Byabaye byinshi byatumye dusubira mu mateka no mu bindi n'ubundi buhamya. Nibyo arega ubuhamya, iyo umuntu avuga ubuhamya hazamo n'ibindi. Muri isi turimo duca mu bintu bikomeye cyane. Kandi nanone ubuhamya burafasha, kandi ubuhamya burigisha. Iyo umuntu atanga ubuhamya bufasha umuntu, bukamukomeza, bukamwereka ko ubuzima arimo uyu munsi abasha kubuvamo. Kuko ubuhamya nanone iyo umuntu atanga ubuhamya yibuka hari kuva, akanigira icyizere cy'ahari kujya. Uyu munsi urumva mama ubwo buzima bwose mwabubayemo burarangira, ararwara. Twari tugeze kuri paraliza, abaparalize. Umuntu afite paralize ntabwo abasha gukora.
aba yicariye ahantu hamwe, abari mu rugo ari aho ngaho gusengerwa tuzamusura, ni karibu. Nukuri tuzabyemeye birakamera, ni karibu rwose. Tuzaza tubasure. Kandi Imana ifite imbaraga, hari abantu igikiza pararizi bajya bakira, bashaka gukira ice mu mbaraga zayo, kuko umuntu ashobora no kuba pararizi imyaka myinshi ujya kubona arakiza, ubuzima buragarutse. Hari n'ubwiguma, hari ubwinagendanira ko, hari n'ubwo Imana ishaka gukoresha abantu, kuko Imana yaremye abantu, nabwo umuntu akavugwa. Imana igira inzira nyinshi. Ubuhamya bwawe ni bwinshi, kandi ibyo abantu batubajije ni byinshi cyane. Tubone no kubwira abakurikira gusengerwa, banyatse nimero za Christina, kugira ngo Christine ubashe kumubona, ubashe kumugeraho, wandikira gusengerwa munsi ya kamera, munsi ya video. Iyo ujya munsi ya video uhita ubona nimero za gusengerwa, hanyuma nizo ufata ukatwandikira, hanyuma tukaba twaguhuza na Christine. Ariko Christina ntabwo uratubwiye ko nimero yawe oya, ntabwo ari byiza, ntabwo mbikunda. Hari impamvu. Ubwo mbiseguyeho birakamera rwose. Ariko umwo mukeneye ushaka kutwandikira munsi iyo video, amara kutwandikira tubona nimero zacu, hanyuma Christina tukamuvugana nawe, tukavugana tukamenya nawe Christina, nawe tukabahuza. Ushaka kumutera inkunga, ushaka kumushimira, ushaka kumugira inama, abantu benshi baraduhamagara akabidusaba. Nabyo ukunda gusa, kandi tuzabikora. Nshuti mukurikiye gusengerwa muri kano kanya, turimo turegera umusozo wo gusoza igice cya 4. Ntabwo ubuhamya burangiye bwo buracyahari. Inshingiye ubuhamya nagiye numva, ni ubuhamya buracyahari, kandi buri kubaka imitima y'abantu batuye isi. Ndagira ngo twinjire tujya ku musozo dukurutira, dusenga Imana. Christian, ndifuza ko uyu munsi ari uza gusenga, ugasabira abantu cyane cyane bafite ibikomere, ibikomere nk'ibyo waciyemo. Hari abana b'abakobwa bafite ibikomere. Hari nk'umwana w'umukobwa abonye ubuhamya bwawe ahita avuga, nanjye nzaza. Yaranaje hano mu gusengerwa kudusura, aravuga, ndumva nanjye nshaka gutanga ubuhamya. Turabwira ntacyo tuzakubwira. Abantu bafite ibikomere, no gusabira abantu imbaraga, kuko uyu munsi turimo turavana Christina ufite akazi, ugiye kuva hano agace mu kazi. Turavana Christina wigira icyizere, utakicana imbabura nabyo, kandi ntugire ngo umuntu yicanye akazi kose ni akazi, ikamuha ibirayi. Uri umukobwa w'intwari, wazi iby'icyuho gikomeye cyane. None umunsi turavana Christina wambaye akaberwa, Imana yahindura amateka. Hari umuntu waremye ngo nta muntu bitabera, nuko bigira gute? Bitinda kuza. Nuko bitinda kuza. Ariko iyo bije biza bije. Iyo bize bize. None ndashaka gusengera urubyiruko, usengera urubyiruko, n'abantu mve no kumusenga. Usengera urubyiruko, usengere abamama bafite ibibazo. Hari abagiye banyandikira bakambwira ati, Imana izame gukomera nka Christina. Usengere mushiki wacu nawe ufite intambara zikomeye, watwandikiye atubwira ati, Christina zangira inama, mbwire uko nabyifatamo, kuko numva nakiyahura. Inama yazumvishije, ndetse wagerageje no guhera hasi kumwumvisha n'ubuhamya bwo hasi bw'ubuzima wavuyemo, kugira ngo akomere. Atumva ko ari hariya gusa, ariko hano hasi wahagira ibikomere kandi urakomerana n'uyu munsi. Ariko mu buryo bw'umwuka ngewe ndumva uri muri ushingira amashimwe hano imbere mu kwizera. Ndimo ndavuga mu kwizera mu buryo bw'umwuka, hano imbere ni amashimwe. Umuntu aba mu nzira gutya kikagenda ari gihirire, ariko bikazagera imbere bigahinduka byiza cyane. Ibigeragezo ntibirangira. Umuntu uzabwira abantu ibigeragezo birangira azaba abeshya. Ntabwo ibigeragezo birangira, kuko umukristo wese atumva n'ibigeragezo. Icyo kora ibigeragezo bihindura isura. Iyo ikigeragezo kidahindura isura, kiba cyarazanywe na shitani cyane. Ikigeragezo umuntu aba yamugezeho guhera ku itariki ya mbere ukarinda umwaka ugashira, 2 gashira, icyo kintu kitavaho, kiba cyarazanywe na shitani. Kiba kigira ngo gikure umuntu mu byizerwa.
ibigerageza Imana yemera ko bituzaho. Bishobora kuza biciye kubo tuvukana, byaza biciye mu muryango, byaza biciye mu baturoga, mu batwanga, Imana ikemera ko bitugiraho. Gusa ibigeragezo bitwegereza Imana, bituma umuntu ashaka Imana, gusa ntiwakuze mu gakiza, bituma twambara izindi mbaraga. Ibigeragezo bituma umuntu urakomera, kwambara rasoro, ukambara rasoro, ukagenda uri umuntu udasanzwe. Ibigeragezo bikwigisha gushira amanga, kandi ibigeragezo byigisha no gukora cyane. Njye nkunda kureba utuvudo tw'abantu bagenda nkareba, hari abantu bagiye baca mu bigeragezo, uyu munsi n'abantu bakomeye. Ibigeragezo bikura umuntu mu bunebwe. Ibigeragezo bituma umuntu ahaguruka agakora, akaba intwari. Ubundi bavuga intwari niyaciye mu bigeragezo. Ntabwo umuntu bamwita, ntabwo umuntu yaba intwari ataraciye mu bigeragezo. Aca mu bigeragezo bikajya n'igihe bikanamuhitana ndetse, ariko agasiga inkuru nziza. Imana ihumugisha abantu bakurikiye gusenga rwa Imana, ishimwe ko ibigeragezo waciye umunsi ujyana n'ibyawe. Dusubire mu byumba wumve. Hari umunsi wabayemo urarira, hari umunsi wabayemo wotsa ibijumba, hari umunsi wabayemo uratukwa, hari umunsi wabayemo urirukanwa, hari n'umunsi wabayemo urakubitwa nano y'umusimbutsi, hari umunsi wabayemo ufatwa ku ngufu. Noneho hari n'umunsi, none ndajya ngo hanurire nkubwire umunsi utegereje rero. Ntabwo wari ubizi, urimo urabona. Imana iturindira ku munsi, umuntu ntapfire ku munsi. Imana ibirimo igenda imucuma imwegereza ku munsi w'amashimwe. Iyi minsi igenda iva, uri umunsi wo kurara, umunsi wo kuba mu nzu 7,000 ibyondo bihari, hari umunsi, iyo ni iminsi. Ariko iyi minsi turayivuma igende gutyo ntizagaruke mu izina rya Yesu. Hanyuma impamvu utapfuye, Imana ikurindirije umunsi w'amashimwe. Mbivugiye hano, uzaza hano bitubwire. Imana ikurindirije, hari umunsi muntu utari wapfa, ukaba ufite ibigeragezo kugeza ahangaha, ukaba utari wapfa. Humura, Imana ikurindirije umunsi w'amashimwe. Uzabwira abantu ngo burya si cya gihe, uyu munsi ndavuga Yesu. Ahubwo nakomere yambara imbaraga. Krisi, nguhaye ijambo kwija ku musozo byo gukurutira uhumuriza abantu. Nimo niguhanurira uko numva guhanuza bwari buje, reka mbikupe ndaza turaza kujya mu gikari, tuje mu gikari, ariko Imana izanye umunsi. Hanyuma noneho nguhaye umwanya mubwira abantu winjira ku musozo n'abasengera. Ibigeragezo uko birushaho kuza niko biduha gukomera. Kandi muri kwa gukomera tuba tuzakomeza n'abandi mu gihe runaka tutazi. Ni ukuri, iyo nirebye mbona ntari kuzageza kuri uyu munsi, kuko ndibuka ko hari igihe cyageze njya no kugura umuti wo kunywa, uriya w'imbeba ngupfe, munywe mfe, kuko numvaga isi ndangiranye. Ndangije, ariko kuko Imana yari ifiteho umugambi mwiza, naratashye ka kantu n'ingihe wakijugunye muri toilette. Ndavuga nti nubwo bimeze gutya rero, buriya sinzi impamvu ki yo bakunda kumbamo. Ubundi iyo nabaga ndi mu barushwa menshi, mu kaga kenshi, ibintu bya Yobu byahitaga binzamo. Nimba ari uko kera nigeze gukunda igitabo cya Yobu nkikizwa, nkinjira mu gakiza neza, Yobu ari mu bitabo bibamo muri iki gitabo nkunda. Nakundaga gusoma, nkabisoma nkavuga uyu muntu w'Imana. Noneho nanareba n'amafilime cyangwa udutabo twashushanyije inkuru za Yobu, nkumva ariko iherezo nkabona yagize iherezo ryiza. Nanjye rero nasenga nkavuga, Mana nyine ntuzanjyane muri ibi bintu nk'ibye, ariko uzampa iherezo ryiza. Icyo gihe nari nyiri n'umwana, ntaramenya iyo biva niyo, ntaramenya icyatsi n'ururu. Rero n'uyu munsi Yobu njya kumva nkumva njemo. Gusa mu bintu bibaho mu buzima tubayeho bwa buri munsi, aho tugenda, aho dukandagira, aho turyama, aho twicara, abo tuvugana nabo, bose ni ibigeragezo kuri twe. Ariko Imana iyo igufiteho ijambo ryayo, ikigufiteho umugambi wayo, n'ingi z'ikuzimu zazuka,
n'iyo bateza amahembe bakayaturutsa mu kirere, ni ukuri bikugeraho ari ibisigisigi, ariko imbaraga ziba zarwanye muri icyo kirere ntabwo ubuzizi. Imana iba yarwanye biteye ubwoba. Naje nsanga burya imyambi shitana turasa ni nk'uko umwambi wawucana ukawujugunya ku muntu ukamugeraho wagabanyije ubukana bwavanye hano, nibyo bitugeraho. Ariko bwa bukana buba bwaturutse hano butugezeho, ni ukuri nta n'uwazajya avuga ngo Mwami Yesu, kuko yajya abazi ko bihita bimurangira. Rero ni ukwambara imbaraga tugashikama, nimba ari ugusenga tugasenga byimbitse mu mutima, ubivanye ku mutima, ukabwira Imana uti nyine ni uko bimeze, ukayibwiza ukuri. Iyo uyibwije ukuri, ni ukuri irakwiyereka. Dusoza rero nakagaruka mu Kinyarwanda baravuga ngo nakagaruka. Nagira ngo dusenge Imana ibahe gukomera, abareba gusengerwa ibahe gukomera. Ni ukuri mu ijuru hari Imana ijya yomora imitima, hari Imana ijya yomora imitima yacu, tukabasha kubohoka, tukabasha kuririmba, tukabasha gutera izamazamuka nka ba Miriyamu, tukaririmba tukanezerwa. Ntago nari nzi ko naseka, ntago nari nzi ko nakwambara nkaberwa, ntago nari nzi ko nagira isura nari nyifite ariko itariho. Nari mfite isura ariko itariho, kuko naburaga n'umuntu ushobora kumpa igiceri cy'ijana kandi mbona ndi umuntu. Ariko icyo gihe Imana yari yarampisha abantu nyine idashaka ko hagira ungaburira, ikantungisha Mwuka Wera. Hari ukuntu umuntu abwirirwa akakubwira ngo uyu munsi ngo Yesu niko yabishaka. Rero Imana ikomeze kutwambika imbaraga, ikomeze no kubana natwe. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yacu nziza, uri Imana, uri umubyeyi mwiza. Ubwiza bwawe, imbabazi zawe, ineza yawe, urukundo dukunda, ni ukuri ibyo biraduhagije kandi tunyuzwe nabyo. Ntuhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'amashimwe menshi yuzuye imitima y'Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu cyacu, yuzuye amashimwe y'uko wabanye nabo ukabagirira neza. Hari abatabasha kubivuga ariko bafite amashimwe mu mitima yabo. Abo bantu bumva ayo mashimwe ko tuyazamuye kuri uyu